aha turi ni mu gasantere k'ipari ahazwi nk'ipari Shyorongi. So ingaruka z'ibiyobyabwenge biri kuhigaragaza kubwo kunywa inzoga zitemewe cyangwa se kutagira umurimo ni biriya. So rero ibiyobyabwenge ni ibintu bigira ingaruka ku rubyiruko, urabona ko bari ko barwana, abantu barashungereye. Muri rusange urubyiruko rukwiye kuva mu bijyanye no kunywa ibiyobyabwenge kugira ngo barusheho kubaho bafite ubuzima bwiza. Bari kurwana ngo umwe bamwita Kibobo undi ngo bakamwita inde. So ni agafilime muri rusange kameze neza. So rero iyi ni imirwano yabaye, barimo bararwanira mu muhanda hariya aha turi. Ingaruka z'ibiyobyabwenge rero ni ukuzigera ku rubyiruko. Aha turi ni ipari Shyorongi. So ubufatanye rero n'umurenge wa Shyorongi hakwiye gufatwa ingamba zo kurwanya inzoga zitemewe, ibiyobyabwenge n'ibindi byose. So n'abandi bireba mu nshingano bakwiye kugira icyo bakoze kugira ngo ibiyobyabwenge byiganje mu rubyiruko hano bibashe gucika. Aha rero turi nka Clarence Sport TV, turimo turakurikirana ibiri kuhabera. Bafunze umuhanda ntibashaka kuvamo, urabona uburyo bahagaritse imodoka, ntabwo zishaka kugira ngo bahave, arayinyuraho kubwo atazi kureba. So aba ni abantu rero bahari bari kureba ibiri kubera hano muri rusange. Uyu ni umubare w'abantu benshi baje kureba, abavuye mu kazi, ibiki. Ibyo byose rero ni ingaruka zigera ku rubyiruko kubwo kunywa ibiyobyabwenge bitandukanye nk'urumogi, inzoga n'ibindi byose. So rero Clarence Sport TV icyo twatangaho nk'inama ni nk'uko ubuyobozi bwajya bufasha urubyiruko guhurizwa hamwe rukigishwa kugira ngo ingaruka z'ibiyobyabwenge zitabageraho bikabagiraho ingaruka. So mutureke mukoresha kandi dukomeze tubane. Bye bye.